Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, twongeye kubasuhuza aho murereye hose ku isi, tubazaniye inkuru nziza. Niba mufite amasezerano mwahawe n'Uwiteka none akaba yatinze gusohora, turafatanya n'abavuga ubutumwa bagiye babwiriza kuri iyi ngingo kugira ngo dufatanyirize hamwe gufashwa n'Umwuka Wera, turebe igihe ayo masezerano yazadusohoreraho. Ubusanzwe nta nubwo amasezerano yacu ari aya vuba. Imana yadusezeranije ibyiza kuva kera, kuko Bibiliya ivuga ko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Turabisanga mu Befeso ibice 2:10. Satani arwanya amasezerano yacu ngo adasohora. Senze mwijuru banzura kudusubiza, ariko Satani akazibira ngo ntibitugereho. Urugero, Daniel yarasenze kuva ku munsi wa mbere, ijuru ryaramusubije, ariko igisubizo kimugeraho hashize iminsi 21. Marayika yamwiseguyeho ko kuva atangiye gusenga bamusubije, ariko umutware w'ibwami bw'ubuperesi akamara iminsi 21 amubuza kumugeraho. Turabisanga muri Daniel ibice 10:12 kugeza ku 13. Aherako arambwira ati, witinya Daniel, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Ariko umutware w'ibwami bw'ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli, umwe wo mu batware bakomeye, aza kuntabara, ntinda mu bami b'ubuperesi. Abefesi ibice 6:12 haravuga ngo ko abo dukirana atari abinyama n'amaraso, ahubwo ari imyuka mibi y'abantu y'ahantu ho mu kirere. Abo nibo batangira amasengesho y'abera n'ibisubizo byabo. Kandi Yesu yavuze ko nta wakwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amwambure ibintu bye atabanje kumuboha. Mariko ibice 3:27. Kamere ya Satani ni ukwiba, kwica, kurimbura. Yohana ibice 10:10. Ariko Yesu nawe atanga ubugingo kandi bwinshi. Hari abantu benshi bagiye barwanywa mu buryo bukomeye, ariko nyuma bakagera ku byo basezeranijwe. Isaka yacukuye amariba ashyiramo ibitaka, ariko nyuma agera ku rindi riba aryita Rehoboti, kuko Imana yari imugejeje ahagutse. Itangira ibice 26:12 kugeza ku 22. Dawidi yasutsweho amavuta aba umwami, ariko amara imyaka myinshi amerewe nabi mu mashyamba ataragera ku masezerano. Hari inama Yesu yatanze, yavuze ko dukwiye gusenga ntiturambirwe. Aca umugani w'umucamanza utubaha Imana n'abantu, ariko umupfakazi amutitije aravuga ngo kanze muregere Yesu, niko Imana izabarengera nimusenga mutarambiwe. Imana yishimira kuduha ibyiza, ariko mumenye imbaraga turwana nazo. Ikindi gitera amasezerano gutinda ni imyitwarire yacu mu kigeragezo. Hari ubwo umuntu asenga, ariko uyu munsi akaba ahagaze neza, ejo akaba yaguye. Ibyo bitinze amasezerano. Bishoboka ko ashobora no kudasohora burundu, kuko aho wasezeraniye n'Imana uye. Gutegeka kwa kabiri ibice 22:1 kugeza ku 14 haravuga ko nitugira umwete wo kumvira amategeko y'Imana, imigisha izatuzaho ikatugeraho. Ariko nitutumvira, uhereye ku murongo wa 15 kugeza ku 38 havuga ko imivumo y'abatumvira byera amasezerano y'umugisha bizakubera umuvumo, kuko utumviye Imana. Niwumvira uzagira umugisha. Hari ubwo Imana itinze amasezerano kugira ngo itwigishe kuyubaha. Urugero, Abisirayeli bava mu Egiputa byari byoroshye ko bagera mu gihugu cy'amasezerano, ariko Imana yashimye kubanyuza mu butayu kugira ngo ibanze barebe ko nibagera mu gihugu bazitondera amategeko. Burya ijisho Imana irebesha ku mutima ni ikigeragezo. Gutegeka kwa kabiri ibice 8. Isuzume umenye icyatindije amasezerano yawe, hanyuma umenye kubyifatamo. We guhora wivovotera Imana, kuko iyo ntigira urubanza izabikora neza. Imana igushoboze kuyitegereza. Reka nimuza kubona umwanya muze gusoma mu Gutegeka kwa kabiri ibice 8 umurongo wa 1 kugeza ku 18. Mwumva uburyo Imana isubiza amasezerano. Turebe ku murongo wa 18. Ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranije indahiro n'abasekuruza banyu, nkuko irikomeza muri iki gihe. Imana ibahe umugisha, muhaye muronke. Niba hari inama cyangwa igitekerezo mushaka kutwungura, mwaduhamagara kuri 079 08 58 217. Niba mukunze iki kiganiro kandi mukore like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.